Turabasuje mwese abakurikiye Family Magazine. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuryango. Uyu munsi turi buze kuganira ku ngingo zitandukanye, ariko cyane iyo turi bwibandeho ni ingingo ireba umuryango, iri hagati y'abashakanye ariko ikaza no kugera ku bana bari muri uwo muryango. Cyane cyane igihe ababyeyi bashaka gutandukana cyangwa se bafitanye amakimbirane, aho umubyeyi umwe ahitamo cyangwa se afata icyemezo cyo kwangisha abana undi mubyeyi, ugasanga bigize ingaruka kuri ba bana, bigize ingaruka kuri ba babyeyi bombi, ndetse bikaba byanatera n'ikibazo muri wa muryango, umuryango ugasenyuka, ariko cyane cyane abana bakaba ari bo babigiriramo ingorane. Nibyo rero turi buze kuganira muri iki kiganiro, ariko turibanda cyane cyane ku bibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uku kwangisha abana undi mubyeyi bitera. Mu Cyongereza bavuga parental alienation. Ubwo rero twebwe twabishyize mu Kinyarwanda, kwangisha abana bikorwa n'umubyeyi umwe abangisha undi mubyeyi mugenzi we. Njyewe rero ndi Peace Hilary, nkuko musanzwe munzi mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi ntabwo ndi kumwe na mugenzi wanjye dusanzwe dukorana ibiganiro, ahubwo mfite umutumirwa nagira ngo mbabwire. Mbere yuko mumubona ndashaka kubanza kumuvugaho. Umutumirwa wanjye yitwa Magnifique Munezero, akaba ari impuguke mu mitekerereze n'imigirire ya muntu, abo twita abapsikologe. Afite ubunararibonye butandukanye mu bijyanye n'umuryango ndetse n'abana, imyitwarire y'abana. Akora mu bigo bitandukanye, ariko harimo n'ikigo cya SOS, ngira ngo murakizi, cyahoze cyakira abana b'imfubyi. Uyu munsi rero niwe dufite hano, agiye kutuganiriza. Turaza kumubaza ibibazo bitandukanye, turaza kumubaza se iyi parental alienation, uko kwangisha abana undi mubyeyi mugenzi wawe ubundi ni iki? Iyo tuvuze parental alienation tuba dushatse kuvuga iki? Turakwakiriye neza Magnifique muri studio za Family Magazine. Murakoze cyane Peace. Uyu munsi ahantu narindi muri mahugurwa, hari ibiganiro bitandukanye twaganiriyeho n'abantu, ariko noneho haje muri ikintu cy'ubuzima bwo mu mutwe, cyane cyane iby'affects abana. Twavugaga ku bijyanye n'imyitwarire y'abashakanye mu muryango, aho twabonye ko hari ibibazo byinshi cyane biba mu muryango, ariko tuza no kuvuga kuri parental alienation, aho umubyeyi umwe ashobora kwangisha abana undi mubyeyi mugenzi we. Ni amahugurwa rero yateguwe na Rwanda Women's Network, ariko mu biganiro bitandukanye ako kantu njye nagakuyemo nk'ingaruka ziba mu muryango bitewe n'uko abantu bakuze muri sosiyete. Umuntu cyangwa umugabo cyangwa se umugore akumva gutandukana na mugenzi we biramugoye, akavuga ati iyi ntambara kugira ngo nyirwane nuko ngomba kugabanya imbaraga za mugenzi wanjye, cyane cyane akarebera mu kuvuga ngo nimwangisha abana intege nke ziracika. Aha rero nagira ngo mubaze nk'umuntu w'impuguke mu mitekerereze n'imigirire ya muntu, ubundi iki gitekerezo kivuka gute? Kubera iki habaho kwangisha abana, umubyeyi akabikora yumva kandi azi neza ko ari ibintu bishobora kubabaza umubyeyi mugenzi we? Urakoze cyane Peace. Muri iyi minsi hari ibibazo by'amadivorce menshi cyane, ari naho nkeka ko n'icyo gitekerezo cya parental alienation cyavuye, aho usanga umubyeyi umwe ashobora kwangisha undi abana bitewe n'inyungu runaka ashobora kubigiriramo. Bishobora guterwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Wenda urabona iyo ababyeyi bafitanye amakimbirane, buri wese aba yumva ari mukuri, sibyo rimwe na rimwe. Ubwo rero kuba uri mukuri kugira ngo usapotinge ukuri kwawe, ukaba wavuga uti reka abana mbashyire kuri side yanjye, ukaba wabikora mu buryo bubi, wabwira ibintu bigiye bitandukanye, ibiri byose iki cyangwa n'ibitari byo, kuko buriya si byiza no kubwira abana ibyo mupfa byose, kuko bo nta nubwo biba bibareba, sibyo. Ubwo rero muri urwo rwego rwo kugira ngo umubyeyi umwe yumve nyine ari safe ku ruhande rwe, akaba yashyiramo yakinjizamo abana babwira ibintu bibangiza, nta positive impact ku bana iriya parental alienation bafitiye, kuko nyine ni conflict hagati y'ababyeyi, si ngombwa ko abana bazijyamo. So hari ingaruka nyinshi bigira ku bana, ngira ngo turaza kuza
kubirebaho nabyo turebe se wa mugani ni iki byangiza yaba ku bana ni iki byangiza ku muryango muri rusange. Wenda tutaravuga ku ngaruka, ni ikihe kimenyetso umubyeyi wundi ashobora kubona akavuga ati uyu mubyeyi arimo kunyangisha abana? Kuko ntekereza ko ashobora kubikora akabikora rwihishwa, undi ntazabimenye ariko akajya abibonera mu bana gusa. Wenda uraza no kudufasha kutubwira ibimenyetso bigaragara kuri ba bana batangiye kwanga umubyeyi. Ese bitwara gute? Umubyeyi ashobora kumenya ngo uyu mwana iyi myitwarire yaba yikura ahangaha. Ni ryari umubyeyi ashobora kuvuga ati no, hari parental alienation muri uyu muryango wanjye? Ibimenyetso bishobora gutandukana bitewe nyine n'uburyo wa mubyeyi uko kwangisha umwana undi mubyeyi byakozwemo, ariko ahanini ubwo abana cyangwa se uwo mwana bangishije undi mubyeyi agaragaza nyine imyitwarire nko kuba yasuzugura undi mubyeyi nta mpamvu, ugasanga ntacyumva ibyo amubwira. Ku bindi bimenyetso ashobora kugaragaza, uwo mwana of course azagira agahinda gakabije, kuko ibaze nawe ndi mama wawe cyangwa se uri mama wanjye, bambwiye wenda nk'ibintu bibi kuri wowe, ati burya mama wawe niwe unkorera bino na bino, sibyo? Icyo gihe umwana azagira agahinda kumva ko mama wari umuntu mubi, bitekereze nawe. Noneho hari n'igihe usanga ari umwana we mu myaka mitoya, ho biba biri wose, kuko bo nta nubwo baba bakamenye gusohora ya marangamutima yabo. Niba babaye nta nubwo amenya ngo ni ukubabara, niba atangiye gusuzugura kubera ibyo bamubwiye ntamenya ngo ni gusuzugura kubera iki, aho gusanga akaba yakuraho na ya mico nyine itari myiza. Rimwe na rimwe muri bimwe wabivuze ko nkora muri SOS, muri bimwe njya nkunda kuganiriza nk'abana benshi baba baravuye ku muhanda tuba dufite, ugasanga kimwe mu bintu bishobora gutuma umwana avuga ngo mu rugo ndahahaze ni ukubera ibyo bintu. Ugasanga mama na papa bafitanye amakimbirane, papa yirirwa ambwira ibi ngibi, uburyo mama twanga n'ibyo dukorera ari ukubera ko amwanga, akavuga ati bikandenga, bitera umwana ihungabana cyane, bikandenga akaba yatorongera. Nk'undi mubyeyi ashobora kubibona nk'imico mibi, umwana yarananiye asigaye ajya mu muhanda atazi ko byaturutse nyine muri rwa rwango, muri bya bindi undi mubyeyi ashobora kuba amubwira. So ibimenyetso ni byinshi, bishobora gutandukana, ariko bigaragara mu myitwarire, bikagaragarira mu marangamutima y'umwana. Hari igihe usanga umwana asigaye akunda kwigunga cyane, asigaye niba yari umwana wisanzuye uvuga, asigaye noneho ni ukuvuga nyine atakiri usanzwe. Hari impinduka nyinshi zishobora kugaragara bitewe n'umwana uwo ari we cyangwa se n'icyo bamubwiye icyo ari cyo. Hari ingero ebyiri wenda ashaka kuguha unadusobanurireho. Urugero rwa mbere ni umubyeyi watubwiye ko afite ikibazo, ubu ngubu arimo gutandukana n'umugabo we, ariko afite ikibazo cy'ukuntu umugabo yamwangishije abana. Ariko byumvikane ko atari abagabo gusa bangisha abana, aba mama wabo, hari n'abamama nabo babikora. Ku urugero rwa kabiri rwo araba ari umumama wabikoze, ariko noneho uyu mugabo we abana babo ni batoya, noneho akababwira ko ababajwe n'uko agiye gutandukana na mama wabo, ko bari bafite umuryango mwiza ariko umuryango wabo ugiye gusenyuka. Uwo mugabo ahantu akora ni ahantu abana biga, akababwira ati murabona ko ari njyewe ubishyurira n'amashuri, ni njyewe ubafasha cyane, ariko mfite agahinda ko tugiye gutandukana na mama wanyu, umuryango wacu ugiye gusenyuka. Ku rundi ruhande, umugore mu byo yareze asaba gutandukana n'umugabo ni uko umugabo amukubita, ariko urwo ruhande abana ntibaruzi. Abana ntibaruzi, bazi uruhande rwa papa wabo urira ubabaye ko bagiye gutandukana n'umugore. Abana rero bati mama ni umugome, mama agiye gusenya umuryango. Abana batangira kwanga mama wabo. Mu bintu bimukomereye uyu munsi, ntabwo akomerewe cyane no gutandukana, noneho akomerewe n'urwango abana be barimo kumugaragariza. Urwo ni urugero rumwe.
urugero rwa kabiri ni urw'umubyeyi noneho we n'umumama ariko n'uwo w'umupapa nawe arabikora ariko umumama niwe watangiye rwo ni n'urw'umwana mukuru abo ngabo navugaga mbere bari bato ni urw'umwana mukuru wiga muri kaminuza umugabo n'umugore bagiye gutandukana umugore afata visa card ya banki ayiha umwana igihe cyose ushaka amafaranga ujye afata kuri konti njyewe ninjye ugukunda ndagukunda nkwitaho ujye wambara imyenda ushaka nuva ku ishuri usohoke ujye kurya utuntu ushaka bukeye ise nawe arabimenya nawe amuhindi none umwana atangira gukoresha amafaranga ariko none atangira kuyakoresha ajya kwiyahuza inzoga kubera ko atabasha kwakira ikibazo kiri iwabo birangira umwana akoresha amafaranga ya se na nyina ariko birangira atangiye kugira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe nagira wenda udusobanurire kuri izi kese ko umwe ni mukuru yiga muri kaminuza ni umuntu wenda ushobora guhagarara hagati y'ababyeyi akababwira ati ibi bintu muri musibyo abandi wenda n'abana batoya ariko noneho hari na wa mubyeyi uhisha ko bamukubita hari n'umubyeyi nawe ugaragaza ko ari we victime izi scenario zombi nk'umuntu w'impuguke mu mitekerereze n'imigirire ya muntu wazi udusobanuriraho kuko jyewe nibaza ko aba babyeyi bose barwaye hanyuma nkibaza ko n'abana nabo bazarwara ugasanga ni umuryango w'abantu bafite ikibazo gusa Tisi urakoze cyane uduha ingero ziri budufashe kuganira kuri ibibazo neza no kumva ingaruka bishobora kugira ku bana ngiye gusobanura mpereye kuri iyo kesi ya kabiri amakimbirane hagati y'ababyeyi buriya agira ingaruka nyinshi ku bana ku buryo dushobora kubona cyangwa ntitunabubone mpereye kuri uwo mwana wa kabiri mukuru wavuze bamuhaye credit card yaba ari mama yarayimuhaye ariko papa amajije kubona ko mama yayimuhaye aravuga ati agiye kumwigarurira reka nanjye nyimuhe nk'aho arihangana noneho kuko ni umwana mukuru abasha gutekereza ni nk'aho bari kumugura bari kugura urukundo ujye kuri side yanjye n'undi nawe agakurura ujye kuri side yanjye umwana nkawe tekereza ibyo bintu bikubayeho of course agahinda kahita kaza ako gahinda rimwe na rimwe ari nako gatuma nyine izo amafaranga arayafite nta kindi yatekerezaho nyine ahubwo arashaka ibimwibagiza ibibazo afite ugasanga umwana yatangiye kujya mu nzoga yatangiye kujya mu bakobwa ambiance ibintu biri gutume adatekereza ku buzima mu rugo babayeho cyangwa se nawe ibibazo ari gushagoringa nabyo sibyo kuko ibyo n'ubundi bizamwafekta n'ubundi no mu buzima busanzwe hari nk'urugero rise runza mu mutwe hari umwana n'umwana w'umukobwa w'inshuti yanjye sibyo yari afite famiye y'ababyeyi bafitanye amakimbirane papa we yari very aggressive yagiraga amahane menshi cyane ku buryo yakubitaga mama we agashwanyaguza ewana mama we agahora mu bitaro nyine yivuza inkovu zivuye ku bikomere papa we yamukubise uwo mwana kugeza na n'ubu niyo umubwiye ngo iby'abasheri iby'abacyaragatireka ngewe nza n'umuhungu mu gitsina gabo mu buzima bwanjye kubera ko ya image afite ya papa we aya makimbirane hagati y'ababyeyi agira ingaruka nyinshi ku bana cyane cyane iz'agahinda gakabije ubwo bwoba bukabije urumva nk'uwo nguwo yagize ikintu cyo kugira ubwoba ku bagabo bose batazankubita ihungabana kubaho nta muntu wizera kuko niba ntashobora kwizera ababyeyi banjye ninde wundi mu buzima nzizera biragoye kubaho wumva nta muntu wizera ibyo rero bituma ugira ubuzima bubi bwo mu mutwe niba ubayeho utagira uwo wizera uba umeze nk'uri mu isi ya wenyine kuba uri mu isi ya wenyine ni hamwe ujya kumva umwana yiyahuye kandi yari afite credit card ebyiri za papa na mama si ubwo ngo ntiyararenzwe hoya hari byinshi bibera mu isi yindi tutabona y'umuntu bishobora gutuma umuntu azinukwa n'ubuzima noneho rero hari iyo kesi ya kabiri y'abana bakiri batoya papa ahohotera mama ni nabyo kigiye gutuma habaho divorce
ariko papa aca inyuma akabwira abana mama wanyu aranyanga buno nibyo bigiye gutuma nsenya, ariko mama kuko afite nyine umutima wa kibyeyi yo kuvuga ati abana banjye baracyari bato, sindi bubabwire ngo sarankubita, sinshaka ko bamwanga, ndacyifuza ko barirwa bazi papa hari father figure muri relationship, ariko papa nyine ari kubabwira bya bindi bitandukanye. Ikintu kimwe cyo buriya n'abana ni abantu kandi abana barakura, sibyo? Sinshyigikiye ko tujyaho tugahangana, umubyeyi w'umugore nawe ajye kwisobanura avuga ngo ariko sarankubita agira iki. Birashoboka ko n'abana nabo nyine bazagera aho bamenye reality. Ntago ihangana guhanganyisha abana hagati y'abashakanye aricyo gisubizo cy'ibibazo biri kuba ako kanya, ahubwo urukundo ubereka kwa kundi abona ko still nubwo babivuga, please prove him wrong. Icyo umuntu si ukuvuga ngo aba babyeyi bombi bafite uburwayi kandi bwa burwayi buzagira no ku bana. Yes, of course. Nibyo nahereye mvuga ni kumwe niba tugiye gutandukana, njye mfite insecurities nka papa, mfite guilty y'ibyo nkora, sibyo? Kuko tuvuge nko muri iyo case, niba ndi umugabo nijye ugiye gutera iyo divorce, sibyo? Nkeneye mfite akantu iyo guilty yo kuvuga ngo nabaye umugabo mubi kugeza aho ngiye gusenya, ariko sinshaka kugaragaza nyine ubwo bubi bwanjye, nshaka kubitwikira, nkabutwikiriza ikinyoma ko mama ari we mubi. Of course mu mutwe biba byanze, nawe ntago ba yakira uburyo ashobora kuba mubi kugeza ahatandukana. Kugira ngo rero byibuze agaragare ko ari mwiza, arashaka akantu kabitwikira icyo kinyoma kugira ngo hagire abamukunda ko ari mwiza abana. Ura mama niwe mubi, ni nko gufata ndabyita gute, sinzi uko nabyita mu kinyarwanda cyiza, ni nka defense mechanism ariko y'ikintu cya nyine already ni kibi ariko ushaka kwerekana ko ari cyiza. Uri mubi, uranabizi ko uri mubi, ariko ushaka gukuraho bwa bubi bwawe, ariko uri kwangiza ahubwo kurushaho. So of course ibibazo byo mu mutwe biba birimo, kuko uba wanze ku acceptinga the harsh reality, ugashaka kubitwikiriza n'ikinyoma kandi kitari cyo. Yego. None se ntihari umubyeyi ushobora kubikora akabikora gusa kubera ubugome, avuga ati reka ubwo yatangiye ibya divorce reka none umwumvishe mubabaze, cyane ko hari ababyeyi bazi ko ni nako bimeze. Buri umubyeyi aba afite ukuntu ahuza n'umwana we cyane, umwana na nyina, umwana na se, cyane cyane na nyina. Noneho umuntu akavuga ati hariya niho hantu ushobora kumukubitira koko nkamubabaza. Umunsi abana bazaba bamwanze ikirego azagikurayo, umunsi abana bazaba bamwanze azacika intege areke gukomeza gukurikirana uku gutandukana. Ntibishoboka guhera aho ngaho wenda atanafite n'ikindi kibazo cyo mu mutwe, ahubwo ari ukuvuga ati reka uyu muntu mbari iyo ntwaro nkoresha yo kumuhagarika. Yego, nabyo birashoboka, hari kuko there is no one way of life. Ntago ubikora wese aba afite intention yo, cyangwa se aba afite ikibazo cyo mu mutwe, hari n'igihe abikora yabipanze wa mungani, ariko uvuga ati noneho nimwangisha abana arababara, ndabamubabaje, sibyo? Kuko ninjye wari mubi, ariko nanjye nshaka kumubabaza kabisa nkamwemeza. Cyangwa se akaba yanabikora avuga ati wenda abana nibabizamo biraba ari inzira yo kwiyunga. Hari imwe muri case twakiriye hano muri Family Magazine, muzo dukunda kwakira, harimo umwana wareze papa we ko ahohotera mama we amukubita, hanyuma bukeye umwana ahinduka nyina. Ise yaramubwiye ati wowe uri muri fatanya na mama wawe, ninjye wishyura amashuri, ninjye ubagaburira, ubwo nintandukana na mama wawe nta kibazo, nyine nzatandukana nawe, ubwo uzahita ujya kubana nawe, ntabwo uzongera kwiga, ibyo naguhaga byose uzahita ubyibagirwa. Urashyigikira uriya muntu w'umukene waje muri urugo ntacyo azanye, n'ubu ntacyo afite, atunzwe nanjye gusa, mwese ninjye batunze. Birangira umwana ahindutse nyina,
kumwe yaregaga papa we, noneho mu buhamya bwe atangira gushinja nyina ko ari we uhohotera isi. Ababikurikiranaga birabacanga. Ese ikibazo cy'ubushobozi nacyo gishobora gutera parental alienation, cyangwa se uko kwangisha abana umubyeyi mugenzi wawe muri mu makimbirane? Yego, uri kubivuga mpise ntekereza hari n'ubwo umubyeyi umwe, kuko murabizi iyo bagiye muri divorce, niba ari umutungo mugiye kugabana, tukivuga ku bintu by'umutungo, ushobora kuvuga uti kuko n'ubundi ahagiye abana niho hajya byinshi mu mutungo, ukaba nanone wabikoresha nk'intwaro, ukaba wakangisha undi mubyeyi abana kugira ngo ubazane ku ruhande rwawe, nimujya no kugabana ibintu byinshi bizazi wawe ko ari wowe ufite abana. Nabyo still urumva nkawe nk'umubyeyi ubifitemo inyungu, ariko ku bana aha byangiza cyane abana. Yego byangiza na wa mubyeyi bangishije abana, ariko ku bana birabangiza cyane, kuko uzaba ushyize ni nk'urwango hagati y'umubyeyi n'umwana. Kandi mu mibirerere uba ugomba kuba ufite parental figures, yaba ku ruhande rw'umubyeyi w'umugore cyangwa umubyeyi w'umugabo. Hari imico bose tubigiraho, hari ibyo bose baba bashinzwe kuzamara mu buzima bw'umwana. Iyo ushyize rero urwo rwango, byangiza abana, yaba mu mikurire yabo, mu mitekerereze yabo, mu buzima busanzwe, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Twavuze ku ngaruka ziba ku bana bari muri parental alienation, cyangwa se abana umubyeyi arimo kwangisha undi mubyeyi. Nkaba nakwibaza ni izihe ngaruka ziba ku mubyeyi noneho bangishije abana? Uriya abana banze, wavuze bimwe bagaragaza by'ibimenyetso byo kumusuzugura, kumubwira nabi, kwigaragambya cyangwa kugira indi mico idasanzwe batari bafite. Uyu mubyeyi ni ibiki bimubaho? Hanyuma none unatubwire ko turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro, uyu mubyeyi yabyitwara mate mu gihe amenye ko umubyeyi mugenzi we arimo kumwangisha abana? Nsubiza iki kibazo njye kukubaza. Nta kibazo, nubwo ari njye ubaza, ariko ntacyo mbaza. Yego, uri umubyeyi, tekereza umunsi umwana umwe mu bawe cyangwa se bose ubyutse ukavuga ati bakwanze, nta n'umwe ugikeneye kukuvugisha, how would you feel? Abana batoya buriya, noneho niwo baye umunyamakuru urimo mbaza, ariko mukanya biraza kunyorera kumvikanisha mukanya wibuka ko ari njye urimo kukubaza, njye wanagutumiye. Ndibuka kera hari ukuntu umwana mutoya umuhana agahita arakara akababara akakubwira ndakwanze. Mu by'ukuri nk'umubyeyi uhita wumva akantu gakubisa ahantu, ndakwanze, ugahita wibaza ibi bintu byakomeza. None ugahita ushaka uburyo bwo kumusobanurira impamvu wamuhaye igihano no kumugarura. Ubwo rero niba igisubizo ngo haye gishobora gutuma nanjye unsubiza, simbizi, kuko ndibaza uyu mubyeyi ukuntu ashobora kubyitwaramo, kuko ntekereza ko hari ingaruka zimubaho, wenda urazitubwira, ariko se mu gihe arimo kubinyuramo aritwara gute kugira ngo asohoke muri iki kibazo? Wise nawe unsubiza nyine nk'umuhanga, ungaruriye ikibazo ntabwo nsubije. Wise umbwiraga kesi gato cyane ko kuba ikintu gitoya mutumvikanyeho n'umwana wawe kuntu kiguhangayikisha kigatuma urara udasinzira ushaka uburyo muri bugarure ya relationship. Noneho tekereza ubizi neza ko nta garuriro bakwanze. Ababyeyi benshi mu bo tuganira avuga ati mana umfashe, umwana wawe nzapfe mbere y'abana banjye, kubera agahinda ko kuruzinga uwo mwana. Tekereza noneho umubuze ariho, kubwira amagambo mabi, akubwira ko akwanga. Nicyo kintu bumwe mu bwoba ababyeyi bagendana, ni igihe nyine umwana wawe wamubuze cyangwa se yakwanze, ni nko gupfa uhagaze. Bamwe mu babyeyi bagizweho ingaruka zo kubura relationship n'abana babo, arakubwira ati mbayeho nahari, kuko ikintu cyonyine mba numva ndi proud of, ikintu cyonyine nagakwiye kuba nishimira ni ukuba umubyeyi, ni wo murage nzasiga ku isi.
ibaze rero wa murage wawe ubuze ukinariho. ndabyumva nk'umubyeyi bizana agahinda gakabije, noneho ka gahinda ubona ubu se ndagakoraho iki, sibyo? Uriyanga, witakariza icyizere, kavuga uti namaze iki, ubu se nkora iki. Ni agahinda gakabije, nicyo kintu cya mbere kiba kuri uyu mubyeyi. hanyuma umubyeyi yabyitwara amate rero? Yabyitwara ese yabisohokamo gute? Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumva, icara utuze utekereze kuri iyo situation, ntwitekereze nk'aho wananiwe cyangwa hari ikibi wakoze. No, it's just ni ibintu biri kuba by'ako kanya. Urabizi neza ko nta kibi wakoze, ni amagambo abana bari kubwirwa, kandi anytime abana nibabona proof cyangwa ibimenyetso byerekana ko urengana bazakugarukira. Icya mbere wikicara ngo wumve ko wafeirinze, uri umuntu mubi, kuko ibyo birakwica, nta n'icyo uri buhindureho. Ahubwo gerageza, sibyo, gerageza ushaka uburyo waganiriza abana bawe mu buryo bari bukumve, ariko nanone utagamije gusenya mugenzi wawe. Ugerageza kwerekana ukuri. Ni nk'ibihe biganiro wababwira? Ese wababwira ngo buriya ndarengana, ibyo babwira sibyo? Wabaganiriza ikihe kiganiro? Icya mbere buriya ibikorwa bivuga cyane kurusha amagambo. Niba ari rwa rukundo wabakundaga, rubagaragariza. Kora mu bikorwa, na abana nabo they will be challenged. Bavuge se mama ko bamuvuga bintu tukabona we akora ibitandukanye, somehow bo bazaza banakwibariza, kuko bazabona ibyo bavuga n'ibikorwa biratandukanye, sibyo? Aho bishoboka, cyane cyane nk'aho abana ari bakuru, you can even mwaganira. Aho abana ari bakuru mwaganira, mugasasa inzobe, byaba ari na byiza n'uwo mubyeyi wa kabiri akaba ahari, kugira ngo habeho transparency. Niba ari na fact zizanwe, nawe n'umubyeyi wundi ahari, ku buryo ntaho bakeka ko umwe ari kubogamira cyangwa nawe ushaka kubangisha papa wawe. None se aba babyeyi babiri harimo umwe udashaka ko abana begera mama we cyangwa se begera papa we, mbese urimo kurema rwa rwango mu bana, uyu muntu yashobora kwicarana n'aba bana n'uwo mubyeyi mugenzi we bakaganira koko? Birashoboka. Yego, muri izi case biranagoye. Wa mugani umubyeyi wa kabiri niba azi ibyo yakoze, bizanagorana ko azaza muri iyo conversation. Ariko nyine ukuri burya, ukuri nta na rimwe kujya gutsindwa, sibyo? Bishobora gufata igihe, bear with it. Niba bifashe igihe, please ihangane, kuko ukuri kugira ngo kukajya ahagaragara. Uko biri kose ukuri birangira gutsinze. Uzihangana, bya bikorwa byiza, rwa rukundo rugumeho, ukuri kuzatsinda, humura. Magnifique, tugana ku musozo, tumaze kubona uyu mubyeyi ibimubaho, ndetse unatubwiye uburyo ashobora kwitwara muri iki kibazo. Nagira wenda dusoreze kuri iki kibazo. Ese uyu mubyeyi noneho, nyuma y'uko wenda we agize ibya bibazo, wenda ashoboye no kubikira cyangwa se ashoboye kugira imbaraga zo kubona uko abisohokamo, baganirije babana cyangwa se abahaye rwa rukundo yabaga, akoze bya bikorwa bituma abana bashobora kumugarukira, ariko aba bana bamaze gufatwa mu buryo bw'imitekerereze. Dusoza watubwira ni iki cyakorwa muri uyu muryango kugira ngo aba bana noneho bamaze gufatwa n'ibibazo by'imitekerereze babashe gusohoka, noneho babisohokemo, nabo bazabe babana bavuga bati aya yari amateka twanyuzemo ababaje, ariko uyu munsi dufite ubuzima bushyashya, uyu munsi tutagiye kubaka ibishya byacu n'urugendo rwacu rushyashya. Yego, ni nk'inama nasa nk'utanga, ariko ndayijya mu buryo butatu. Bwa mbere, kuko wari ubimbajijeho ku bana, icya mbere navuga n'abana nkatwe, cyane cyane abana muzi ko muri kuba mu muryango urimo amakimbirane, murabona papa hari ibyo ari kuvuga, mama hari ibyo ari kuvuga. Nk'abana
tugerageze natwe kwicara dushyiremo dutekereze tunarebe ese ukuri ni ukuhe, kuko rimwe na rimwe ibibazo byinshi byo mu mutwe usanga ni nk'ibintu twizeye bitari byo biba bitubangamira, ariko iyo ugiye in reality haba hari ukuri kw'ibintu. Iyo ubashije kumva ukuri kw'ibintu nibwo ubasha no gusohoka muri ibyo bibazo, kuko uba uvuga uti umubi n'uyu ndamwirinda, umwiza n'uyu ndamukurikira. Iyo rero nk'abana natwe tugerageje kwicara tukavuga se ukuri guhari ni ukuhe, biranudufasha bikanaturinda kuba twagira ibyo bibazo byose. Ikindi indi nama ya kabiri nayijya nko ku muntu wangisha, umubyeyi wangisha abana umubyeyi mugenzi we. Aho haba hajemo kwikunda cyane cyane, kuko ntabwo uba utekereje ku ngaruka bishobora kugira ku bana. Twabonye ingaruka nyinshi kugeza n'aho bishobora gutuma erega umwana wawe se wowe naramuka amenye ko wamwangishaga byari ibinyoma, ukeka ko atazakwanga? Ahubwo azakwanga bikubye kenshi uko yangaga wa wundi washakaga ko yanga. So mbere yuko dukora icyo kintu tujye dutekereza ku ngaruka ibyo bintu bishobora kugira, yaba kuri twe ubwacu, ku bana twabyaye, ndetse no kuri mugenzi wawe uri kwangisha abana. Inama ya gatatu nagira, niba uri umubyeyi mugenzi wawe akaba yarakwangishije abana, ndi kubigarukaho. Bwa mbere ntiwishinje ko uri umubyeyi mubi, ntabwo uri umubyeyi mubi, ni ukuri guca mu bihe bibi nyine bitakoroheye. Aho kugira ngo wibwire ya magambo yose, ndi mubi, ese namaze iki, tuza, ahubwo uvuga uti ko yego ibibazo byabaye, ndakora iki? Icyo gukora twakibonye, rwa rukundo rwawe, bya bikorwa byiza wakoreraga abana bawe ntibihagarare, kuko twabonye ko iteka ryose ukuri kuratsinda. Haba hari ukuri kandi bizarangira gutsinze. Murakoze. Hari icyizere ko aba bana bazongera bakaba bazima? Yego. Cyane iyo umuntu wese rega, iyo umwana abashije kumenya aho kuri none ikiba gisigaye, yego bya bikomere bigomba guherekezwa, agomba kuganirizwa, akerekwa niba yari afite akagahinda gakabije ni gute twabisohokamo. Hari n'igihe bizana niba yaranywaga inzoga harajemo ububata, akaba yakenera abamuganiriza cyane cyane nk'abapsychologist bashobora kumufasha komora bya bikomere byose yagirira hagati aho ngaho, ariko icyizere kirahari. Reka tugushimire Magnifique witabiriye iki kiganiro, aho twaganiraga kuri parental alienation, nasobanura mu Kinyarwanda kwangisha abana undi mubyeyi mugenzi wawe, cyane cyane bitewe n'amakimbirane mufite. Ahanga cyane twibanze ku babyeyi bari muri gahunda yo gutandukana. Turagushimiye rero ku bitekerezo watanze, turagushimiye ku nama watanze, ndetse n'ingero twaganiriyeho ni ingero z'ibyabayeho, ariko ndibaza ko aba babyeyi twagiye tuvugaho bamwe bashobora kuba banadukurikiye, bumvise n'uburyo bashobora kubisohokamo, ndetse n'uburyo bashobora gufasha abana babo. Turagushimiye rero. Reka kandi namwe mbashimire twabanye muri iki kiganiro, nanabibutsa ko ibi biganiro nk'ibi ngibi muzajya mubikurikira kenshi ku rubuga rwa Family Magazine, hanyuma kandi tukanabasaba ngo mukomeze mukande subscribe kugira ngo mukurikire n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi byubaka umuryango, by'umwihariko umuryango nyarwanda. Turabasaba kandi ko muduha ibitekerezo kuri uru rubuga rwacu rwa Family Magazine, mukatubwira n'ibindi mwumva twarushaho kuganira cyangwa se kunoza mu biganiro dukora. Musangize ibi biganiro na bagenzi banyu kugira ngo ubutumwa bugere henshi hashoboka. Mwari kumwe nanjye Peace Hilary. Turabashimiye rero, mugire ibihe byiza, naho ubutaha.